sinzi naringe kuvuga ijambo ritari ryiza sinzi wenda impamvu bazabakanisha amafaranga ko ari ubukene kubera ko kumva mu diaspora akubwira ati mpa video so aterumva y'ubwambure bwawe ati ndaguha amafaranga urumva nawe deja ugahita wihutira kumuha video utitaye kuki ngo irasohoka ibiki wenda hari n'igihe nayo mafaranga aba yakwemereye atoya guheza uri kumva mwana rero muri ubwo buryo bakabahendesha amafaranga uri kumva kamerameni zimwe uri kumva mwana no man bakabahendesha amafaranga muri ubwo buryo ariko icyo nuvuga gusa abakobwa n'abagore mumenye abandi banyamakuru bazigira mu isomo kuziye impamvu kuko kiri munyamakuru wese yakazaza akavuga ibintu biteje isoni tuvuge reka ntange example abantu umuntu yasora video yambaye ubusa kera akabara isesenguye akabonye content kurumva ariko kubera ko bamaze gufata uramwanzuro nta munyamakuru numwe uzongera kuza ngo yicare imbere ya kamera atangira avuge ibyo yishakiye sivyo kubera ko nabivuga azatekereza ninza hano kuri kamera akavuga biriya bintu ese umuryango wanje tuzanciwe nange kabekira ugira se ngo bamuciye kubera video nuko ikiganiro yasohoye hari ikiganiro yasohoye ikiganiro yatuka nimba ari papa mwiza nimba ari nyina mwiza ngo gashino ngo kanyoko wibaze umuntu biteye isoni ariko mumbabarire wibaze umuntu w'umunyamurenge ufite umuco karaza akavuga bene aya majambo kabe majambo tuyaziho ba Jeskizo kasuko amipana nimba ninde ni kasuko kurumva niwe tuyaziho n'abandi kurumva ariko bira bintu k'umwana w'umunyamurenge cyangwa umugore w'umunyamurenge cyangwa umupapa uwo ari we wese gusa biriya bintu biremerewe fofo wapi sinzi naringe kuvuga ijambo ritari ryiza sinzi wenda impamvu bazabakanisha amafaranga ko ari ubukene kubera ko kumva mu diaspora akubwira ati mpa video so aterumva y'ubwambure bwawe ati ndaguha amafaranga urumva nawe deja ugahita wihutira kumuha video utitaye kuki ngo irasohoka ibiki wenda hari n'igihe nayo mafaranga aba yakwemereye atoya guheza uri kumva mwana rero muri ubwo buryo bakabahendesha amafaranga uri kumva kamerameni zimwe uri kumva mwana no man bakabahendesha amafaranga muri ubwo buryo ariko icyo nuvuga gusa abakobwa n'abagore mumenye hello guys abakunzi ba Fan Bitre TV turabasuje muri hose amahoro y'Imana akomeza abane namwe wowe wakoze subscribe turagushimira cyane uruwagaciro rw'ingenzi nawe utarayikora turagusaba kuyikora kugira ngo dukomeze tubane mu biganiro bya buri munsi cyane ndakeka kuturebera video rimwe gushika kuri 10 utarakora subscribe kandi warazikunze wenda kuko ntiyoreba video imwe zibiri zitatu kaburamo nimukunda rero nimba ukunda ibikorwa byacu turagusaba ngo dukorere subscribe nta mafaranga tugusaba ariko wategereje kuyaduha nayo ntitwoyanga cyane kibisanzwe rero hano turimo n'umuvandimwe wanje dusanzwe dukorana ibikorwa bya buri munsi benshi bazatubaza ngo ese ko mutagikorana iki n'iki ariko buriya tuba turi kumwe umunsi ku wundi hari n'ababibaza ibindi ariko we are like this we are together rero uyu munsi twaje kamaze muri kaze ibwira abantu kugira ngo dukomeze uniyegereza abantu muri rusange hello my people mumeze mute abantu badukurikirana kuri no platform ikomeye muri iki gihugu cy'u Burundi niyo ya mbere iyo ubonye ufite hano hariya bakumenye isi yose so tubaye kaze mukomeze mutwegere natwe twaravuze ati tuzigera tubahemukira cyangwa tubata kandi tabu muzadukumbura tuzakomeza tubaheze ibiganiro mukunda ahasigaye nukuri dushimiye abantu bakoze subscribe muri abantu b'agaciro muri abantu b'ingenzi turabakunda cyane ejo bundi niho nanza mvuga ngo yoba byari bikunze kiri mufana wacu ahantu ari hose tuba tubashika tumuheze wenda bwite twarabivuze tubimaze kubibakesha ahubwo gusa cyaragira uwitinya kiri muntu azayandika muri comment uzatwandikira ati bro amuheza abafana azayandi umvana
azandika muri comment atubwira adresse atubwire dutuye hano tuzatuza tugusura asigaye n'ukuri kaze imeze bite none man fresh cyane twari tugize iminsi tudakora je nawe wenda ari abantu bari barataye ko twatandukanye abe neza ni ibintu nyine tuba kundi mvuze ugira ngo umugore wanjye twaratandukanye wapi ni turi label ni brand ni brands rero ntidutinda amakuru ahari tatuhere mu gihugu kibanyi ca Kenya Nairobi nimba ari Nairobi nimba ari Kitengela hariho umumama cameraman ni iki kwa useka twagiye uyu munsi twaje gukora gusa nkaho dufite umwete mwinshi ariko nubwo hari inkuru zimwe zibabaje ariko bwa mbere na mbere turabanza kwihanganisha umuryango wabuze uwabo turabihanganisha no kuri mukomere turabihanganisha cyane umumama witabiye Imana muri Kenya kandi twese niyo nzira twese twicaye twiyeza uko ntawuzi cyane ejo uko bizaba bimeze dushatse twakora neza kuko isi ntabwo ariho iwacu ni mu ijoro dore twiteguye kuko tutazi isaha n'umunsi Yesu arashobora kuza uno munsi akantwara nawe akaza ejo ariko mukomere nidushaka tuzamenyera urupfu hari amakuru se yiwe make wobuze ku je numvise ngo yaragwaye umutima suko ndango nuko ngo yaragwaye umutima yarajyanye ngo azuke basanga umuntu yapfuye ariko nyine harandi numvise bavuga ngo yari yagwaye nyine yarasanzwe agwaye umutima ariko yaramaze hafi imyaka 6 ari muzima yarakize nyine nimba ari krize niko twabivuga ataragira krize ayo nta makuru twagiye twakira twebwe twobitinda ibyo bintu ariko cyane twihanganisha umuryango wabuze ababo mukomere isi nuko imeze ni benshi bamaze gutaha ariko muri abo bamaze gutaha natwe dukwiriye kwigira mu isomo kuko tutazi umunsi n'isaha abari hafi mutabare mu mufate mu mugongo cyane kuko umuntu si umwe umuntu n'uwa twese nubwo tutari kumwe ariko twifatanyije nawe muri ibi bihe Imana ikomeze imuhiruko ridashira katugaruke ku makuru yaranze kino cyumweru ni amakuru yaranze icyumweru asigaye tumaze iminsi tubona ko byakomeye ku mbuga nkoranyambaga Furaha na Nyamwiza ariko inshuro tumaze kubavugaho nyine tuzoruhe tubive kabisa ari abo barumvisa cyane abuzi ko batazabumva nako tuzayimenya gusa ubu ngubu kintu navuga fofo reka tubanze tubivuge ivyo bintu kintu navugaho kuri bira bintu byo guca Furaha hariya je nabonye ko abandi banyamakuru bazigira mu isomo kuziye impamvu kuko kiri munyamakuru wese yakazaza akavuga ibintu biteje isoni tuvuge reka ntange example abantu umuntu yasora video yambaye ubusa kera akaba rayisesenguye akabonye content kurumva ariko kubera ko bamaze gufata uramwanzuro nta munyamakuru numwe uzongera kuza ngo yicare imbere ya kamera atangira avuge ibyo yishakiye sibyo kubera ko nabivuga azatekereza n'inzano kuri kamera akavuga biriya bintu ese umuryango waje tuzanciwe nanjye kabikira ugira se ngo bamuciye kubera video nuko ikiganiro yasohoye hari ikiganiro yasohoye ikiganiro yatuka nimba ari papa mwiza nimba ari nyina mwiza ngo gashino ngo kanyoko wibaze umuntu biteye isoni ariko mu mbabarire wibaze umuntu w'umunyamurenge ufite umuco karaza akavuga bene amajambo kandi amajambo tuyaziho ba Jeskizo kasuko amipana nimba ninde ni kasuko kurumva niwe tuyaziho nabandi kurumva ariko bira bintu k'umwana w'umunyamurenge cyangwa umugore w'umunyamurenge cyangwa umupapa uwo ari we wese gusa biriya bintu biremerewe fofo wapi agakomeza yashinyagurira abasizwe ese abandi bakibaza ese Furaha impamvu bamuciye ni ukubera biriya bintu yarayakoze muri kiriya kiganiro yatuka umuryango wa bamwiza cyangwa papa mwiza na nyina kari amajambo yagiye akoresha ese byari bikwiriye ese ndabaza none reka nkubaze ikibazo ese ari wowe bari bakwiriye kubaca bombi
cyangwa bari bakwiriye kubareka ico tutazi twese turi gukekerana urumva je ndakeka ko ivyo nategere nako baravuze ati ngo nako ni rwandiko nasomye ryo bamusomye baravuze ati bamuhere marike ya mbere aje gusaba imbabazi ntiyabikora abirengaho ijya kabiri abirengaho ntiyabikora ijya gatatu abirengaho ntiyabikora urumva abona nta yindi solution yo gufata ni ukumuca mu muryango abongera nibo basegege aba basegege babongera ndamo suko nguko nuko okay nawe aboga nibo bamuciye mu muryango urumva rero abantu bakibaza ati uko bari bataramuca iki gihe cyose ikindi kandi bakavuga ati bamuciye Nyamwiza bamusize gute kandi ari we wazanye ari amatiko angana kuri kandi ngo yamukoreye ama episode ngo 2005 nibi byose kugira furaha ngo 2005 z'ama episode uzovuga ngo ndakora episode ze oya ngo ni 2005 yamukoreye by'ama episode rero baravuga ati Nyamwiza ni nawe provotse nde furaha bimutera umujinya aza kuvuga ari amajambo rero ateye isoni kuriya ariko Nyamwiza akaba ari nawe wazanye intuze watangiye gusa aho je kuntu narebye intambara yavuye ngo mu isoko sinzi iryo soko ryari ryo ivyo ni abagore ntaho bijamo ngo Furaha yaragiye ngo nimba yaragiye gukora iki ngo ahurira na Mwiza mu isoko Mwiza aramwitanga amara kumwitanga Furaha uriya Mwiza mutera amajambo ngo ibiki Furaha araceceka Furaha nimba ari ukubera ko Mwiza Furaha yasohoye video ya papa Mwiza arashaka wenda ko kumugirira nabi nikako novyi wenda Furaha nawe aravuga bino bintu ntibishoboka kunsuzugurira mu maso y'abantu bangana kuri reka nze nkwereke uwo ndiwe nanone ivyo nakoze tibihagije reka nkwereke ibindi niko kumukubita ari amajambo amukubita muheza nani umva turi gusabira Nyamwiza ko nawe bamuca mu muryango uri kumva ariko nawe hagenda akora isomo siwe wenyine twese ari natwe hari inkuru twakozeho z'amavideo ndajya amavideo ya sirikire urumva ariko twatugira limite kandi twebwe twazaga gusebanya ahubwo twe twarahanuye twebwe ikindi twakatuza gutanga inama n'ubundi nico kandi ziranakomeje umva ngo tugende hariho aba diaspora bazashaka kwerekana ndore kugira kuza gusebya abana kuki bakabasebya kuki ngubu ejo bundi hano mu gisagara ca Bujumbura turi tuyavuge kuvuga aya zihorere twete ndore Senyor wanyavuga ndore tuyavuga ayo ngayo sibyo tuvuge ivyo bakoze barabizi hari abagabo cyangwa abasore batuye hanze baza bakandarika abana b'abakobwa cyangwa abagore bakabandarika bagashira ubusa bwabo hanze kivyo bintu fofo iyo wabona muri societe nyamurenge kivyo bizabigenda byaguka ko bwije nuko bukeye ivyo bintu wowe uzubibona gute cyangwa ubivuga iki mbo ukuntu biba bimeze rero mani sinzi naringe kuvuga ijambo ritari ryiza sinzi wenda impamvu baza bakanisha amafaranga ko ari ubukene kubera ko kumva ngo mu diaspora akubwira ati mpa video so atarumva y'ubwambure bwawe ati ndaguha amafaranga urumva nawe deda ugahita wihutira kumuha video utitaye kuki ngo irasohoka ibiki wenda hari n'igihe nayo mafaranga aba yakwemereye atoya guheza uri kumva mani rero muri ubwo buryo bakabahendesha amafaranga uri kumva kamerameni zimwe uri kumva mani no man bakabahendesha amafaranga muri ubwo buryo ariko ico novuga gusa abakobwa n'abagore mumenye ubwenge uwo mu diaspora uri kugenda ukiyanika kwiyanika kuri kamera si byiza kuruba si byiza si umuco w'abakristo kandi twe ntabwo twaje kubavuga ngo wenda ngo ari umuntu wasohoye video ngo yambaye busa ivyo si byo twaje kuvuga twaje kwiyama ba diaspora ikikwereka ko nabo bitazabahira ndoye ziza zinayoba zimwe twazisanga mu magroupe y'amakorali izindi twazisanga mu mitualité urumva uvuga swate we nshaka kwa video
kubera pressure urimo kera n'ubwenge buba bwagiye sibyo tubuze ibyo uri gukora nawe satani yakwinjiyemo cyane kakurusha imbaraga kugira ngo ugiye kuntumira video ugasanga uyitumye mu ikorari mu rubuga rw'ikorari ugasanga uyitumye mu rubuga rwa bene wanyu cyangwa rw'umuryango urumva iyo ni satani ntabwo ari we ni satani ni AI mugani wabavuga aya sa AI no bintu ari ukuntu uzureba AI kurumva basigaye bavuga ati akantu tubona ko ukoze ikosa ugiye kwisigura mu majambo make uzamuvuga ujya atabwanije yose yari AI ni AI yari kubikoresha sinje uri urumva rero AI isigaye ikoresha abantu ndabizi ni gato turi kubona ariko ntitugiye kubitindaho gusa mugende mumenye ubwenge bizabibwirwa benshi bikumva benshi kandi umwana w'ubwenge yumvira wowe wabikoze nawe ufite kubikora cyangwa se nawe ugifite video utarasohora ugende ubireke kandi ubikuremo isomo hari n'abaza bapfunga mu maburage kuko batabizi uri kumva barebere kuri ntuze jihadi na ntuze nuriya muniga pazo wari wafunzwe yampano yitiye bakore tibaseze yampano baje muri prison n'ubusiyo bakiri rero nawe ari gukwirakwiza amavideo y'abandi ugende uburenganzira genda wirinde hano haje ikintu cyitwa ni ChatGPT ChatGPT sigaye control ubwo umuntu uzokora kandi gusa kero uzoba wafashwe mugende turaza kubaza ChatGPT itubwira uba baraseri ya video hari video maze iminsi mbona oya singiye ndasingiye kuyivuga yireke kubera ko ivyo bintu uwo mwanda twawuviyemo turahanaguye mu izina rya Yesu kandi ko turavanga ivyo bintu zabizano gurica nacu turavyihorera ivyapara ko murumva ni kuko nguko aba diaspora namwe faranga sizo zazituma mugenda mwamusebya abantu bangana kuriya mwamusora ama video yabo abantu barenga ko 5,000 bamaze gusora ama video bambaye gusa hari n'izindi gazi biswe zitarasohora barindire vacances muri vacances neza zisara harimo yawe se nawe ko bavuga ko ubizi wenda iyo barafashwe na satellite nabwo wenda nsinziriye cyangwa se ndi muri dushe nibwo ndabizi nawe kugira ngo video gutya uzugenda koga wabanje gukontrol n'itara ndazimya kabisa sinokoga hari uzubanza uzimye ubingi bisigaye baye mbima uko amagenda kubera ko nguzu uzana ugasesengura ibintu bitameze neza bakamagutega ikintu nanje bakankorera operation ijya furana kwa mwiza apana hawa ni part kurumva ni kuko muko ibintu bimeze rero abantu mugende mureke ubugome si byiza kora neza wigendera kandi bazavuga ngo nubiba nabi uzasarura nuko rero nimba uri kubiba bibi uzasarura nuko kurumva natwe ntabwo tuje hano kuvuga ngo amafuti yanyu muzamukora wenda ngo dushake kwamamaza ubutumwa bubi ibyo ngibyo ntabwo ari bizo bituzanye ariko twaje gutanga agasoko ku bantu bazagenda bakora bene birabi si byiza nuko gufata undi ukaza ukamwanika hanze ukavuga ububi bwiwe ukanika ubusa bwiwe hanze kugira ngo ubone ifaranga kujya abarundi nibo bavuze ngo na amahera ifaranga kujya mugende mwige ubwenge n'abantu b'abagore n'abakobwa cyane mugende mwige ubwenge sibyo ko umugore muzima wowe aho ngaho uzugaye wayimusabye cyangwa uzugaye wayitanze je ko ndavuga abantu kera bagiye ubu nyine je nta makuru nzi ya ko ndagenda nambi mugende mumenye ubwenge gusa sibyo kurumva ndabyo cyane muri Kenya yonza mona biriri Kenya ni haba amapepo no haba amapepo yose rero ikintu tubasabye guys mwebwe mwaba diaspora mugende mwitonde bagende izo faranga mwamukangisha abana b'abakobwa cyangwa abagore bazozijya zishire kandi nawe ibyo zobibazwa icambere n'ubumuntu mugende turangwa n'ubupfura n'ubumuntu ibyo zo gusohora video y'undi ize kugira iki iyo ababasi bagendaga ukayitereka kwibarabara ikakwinjiza amafaranga ukazuyigurisha bakayigura basi naho ntanyungu bifitemo kumusebya ntibiguha amafaranga basi ngo urishura inzu cyangwa uragira iki uragura imodoka tugere tumenye ubwenge ariko kandi ikindi twige kubana n'abantu bose amahoro sibyo
twige kwihanganirana yaba mu bibi no mu byiza n'abantu basigaye bakora amafuti bagahabuka ntacyo reka iyo nkuru ni patito abantu bazakora amafuti bagahabuka. Asigaye tugana ku musozo kadushimire wowe wakoze subscribe n'ubundi nawe uzareba kino kiganiro kakimara nibwo uzumva ko twagushimiye. Hasigaye niki kindi twababwira kindi kintu ko umuntu uzureba video takore subscribe nubwo utazudushikira kurumva turagusabye kanda si amafaranga kurumva si amafaranga kandi ntibisabwa kuvuga mu mwanya muremure ngo cyangwa ese abasabwa nabo barabahembera cyane kanda like niba mwari bari ibintu mukande neza na comment n'ikintu kitagaze neza muzamutubwira comment cyane tuzatubumva kandi mutubwire muzamutugeza ibitekerezo mutubwire ibyo mushaka mutubwire ibintu dukore rega nimwe tuzadukurikirana uko muturebera muri benshi kurumva iyo wenda dushizeho ikintu kibi kikareba tuzatwama tubona ko abantu bakunda ibintu bibi. Dushimire cameraman wabanye natwe turabona turi gukora bwije sinisanga ko ku mazina bakaba bamwita ni saa sita z'ijoro mafaranga se bari cameraman wacu mushasha mumuheza amanota mumuheza amanota mubwira ngo yafashe neza cyangwa yafashe nabi tuzoshaka ubundi bitwa true life. Reka dusoze hasigaye ciao ciao abantu batuye muri Maine, Kentucky, New York, bye. Namtakuru kandi haboro